Yego, Yeremiya yitegereje ukuntu Yerusalemu yasenyukaga. Ni nayo mpamvu muri iki kinyejana turimo nanjye ngomba kwitegereza ukuntu iyi si igomba kurimbuka. Amataje akagwa, imijyi ikarimbuka, isi yose ikaba umuyonga ku buryo nta buye risigaye rigeretse ku rindi rizasigara. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo mu myaka 5 iyi si irarimbuka, nta buye riri busigare rigeretse ku rindi. Iyi si Imana irayirimbura igira umuyonga mu myaka 5 gusa. Yego, ni nayo mpamvu nshaka gusubiza ibibazo mwambajije ejo bundi. Hari ikibazo cyabazaga kiti kano gahembe gatoya tubona muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 9, aka gahembe gatoya kakuze kakagera hejuru mu bicu, ako gahembe kakagera mu ijuru kagakuraho igitambo gihoraho, karangiza kakambura kakagera mu ngabo zo mu ijuru, kakazimanura kakazigusha hasi kakazikandagira. Ako gahembe gato gasobanuye iki? Ndashaka kubasobanurira iby'ako gahembe gatoya. Yego, ni nayo mpamvu nyine natangiye nkubwiye ngo Yeremiya niwe witegereje ukuntu Yerusalemu yarimbutse. Kandi Yeremiya yarababwiraga ati dore umwami w'i Babuloni, dore Nebukadinezari azaza gote Yerusalemu, ahasenya aharimbure, Abisiraheli n'Abayuda abajyana i Babuloni ari abanyagano. Yeremiya akabibabwira mu gitondo nimugoroba ariko ntibabyumve. Yeremiya akababwira ati ariko mwakishyize mu maboko y'umwami Nebukadinezari w'i Babuloni, nimumwishyira mu maboko mukamanika amaboko mukemera kumusanga, katazabarimbura. Abisiraheli n'Abayuda banga kubyemera. Maze nuko Nebukadinezari azana n'ingabo nyinshi bagota Yerusalemu, baraharimbura, urusengero rwa Salomo bararurimbura, barusiga ari umusaka. Yeremiya niwe witegereje ukuntu Yerusalemu yarimbutse. Nanjye rero muri iki kinyejana njyewe dusaba Imana Emmanuel, ni njyewe uzitegereza ukuntu iyi si igomba kurimbuka, ku buryo nta n'ibuye rigeretse ku rindi rizasigara. Iyi si mu myaka 5 igiye kurimbuka, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ihinduka umuyonga, irimbuke imijyi yose ikomeye. Iki ni cyo gihe rero cyo gusohoka mu mijyi ikomeye, iki ni cyo gihe cyo gusohoka mu mijyi ikomeye mu cyaro. Yego, murabizi yuko Yerusalemu muri kiriya gihe cyaba Titusi, murabizi ko Titusi ariwe warimbuye Yerusalemu, akarimbura na ruriya rusengero. Rwa rusengero Yesu yari yaravumye avuga ati uru rusengero abazarugota rwose barurimbure, nta n'ibuye rigeretse ku rindi. Nyuma rero baza kururimbura. Murabizi yuko uru rusengero rwarimbutse rw'i Yerusalemu rwarimbuwe n'Abaroma, kandi hari habayeho kugotwa bwa mbere. Ni ukuvuga ngo Imana irabanza ikababurira. Ni niyo mpamvu nababwiye muri Mateyo 24 umurongo wa 15, Yesu arababwiye ati nimubona bagose Yerusalemu, bageze ahera, bagose amarembo y'ahera, muzamenye ko ikizira cyageze ahera, icyo gihe muzahite muhungira mu misozi. Yesu yari yababwiye ikimenyetso ariko banga kubyemera. Ni nayo mpamvu kugotwa kwa mbere kwabaye hariya i Yerusalemu mu gihe cya Seresiyusi. Mu gihe cya Seresiyusi niho habayeho kugotwa kwa mbere. Ingabo z'Abaroma zaraje zigota Yerusalemu bwa mbere, ariko Abayuda ntibagira gute, ntibabiha agaciro. Keretse bamwe b'abanyabwenge nibo bagize gute, nibo bahungiye mu misozi. Yego, niko byari bimeze. Ni nayo mpamvu rero icyo gihe muri kiriya gihe cya Seresiyusi Abayuda banze kubyitaho, ariko bamwe b'abanyabwenge bahungiye mu misozi. Yego, hari habaho kugotwa kwa mbere kugira ngo Imana iburire iki? Iburire Abayuda n'Abisiraheli. Nanone muri iki gihe turiho rero Imana yaratuburiye, kuko iyi si yacu nayo yabaweho kugotwa kwa mbere. Nk'uko Miriyamu Mireri yabivuze, nk'uko Martin Luther yabivuze,
yabivuze, nk'uko na Elena White yabivuze, nk'uko Awagona yabivuze, ati nimubona kugotwa kwa mbere kubaye muzave mu mijyi ikomeye yo muri Amerika, za Washington DC, za Hollywood, imijyi ikomeye cyane nka za New York, mbese imijyi igiye ikomeye yaba iyo mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Butaliyani, mu imijyi ikomeye, ngo tuzayisohokemo nitubona kugotwa kwa mbere kubaye. Icyo gihe kugotwa kwa mbere rero kwabayeho mu gihe cya Alphonse Jones. Mu gihe cya Alphonse Jones nicyo gihe habayeho kugotwa kwa mbere mu cya 888. Icyo gihe rero nicyo cyabayeho kugotwa kwa mbere ku isi. Alphonse rero Jones niwe wahagaze arwana ishyaka, kuko abajesuiti cyangwa se aba banyamadini cyangwa se aba bantu bakunda icyumweru nibo bazanye amategeko y'icyumweru. Bazanye amategeko y'ibyumweru muri Amerika mu cya 888. Alphonse Jones niwe wahagaze muri icyo gihe. Ariko icyo gihe abahanuzi bari baratubwiye ko nitubona ibyo bibaye mu cya 888 tuzamenye ko kugotwa kwa mbere kubaye, duhite dusohoka mu mijyi ikomeye yo mu Burayi cyangwa yo muri Amerika cyangwa yo muri Afurika cyangwa se yo muri Aziya, dusohoke mu mijyi ikomeye kubera ko izaba igiye kurimbuka. Imana rero yaratuburiye kugotwa kwa mbere kwarabaye, nk'uko kugotwa kwa mbere kwari kwabaye igihe bagotaga Yerusalemu ku gihe cya Celesiyusi, igihe bagotaga Yerusalemu. Bagose Yerusalemu, abayuda bamwe babica amazi banga kubiha agaciro, kandi Yesu yari yababwiye ati nimubona bagose Yerusalemu bahagaze ku marembo y'ahera hahera, muzahite mujya muhungira mu misozi. Icyo gihe rero babiciye amazi. Maze rero hashize akanya gatoya wamutwa nyine hahita haza Titusi, niwe wazanye ingabo zikomeye, ziraza zisenya Yerusalemu, ziraharimbura, zihasiga ari umusaka, ziraharimbura ku buryo Titusi niwe wayoboye ingabo z'Abaroma, baraza barimbura Yerusalemu, barayirimbura koko, n'urusengero bararurimbura, hasigara ari umusaka. Yego, natwe rero kugotwa kwa mbere ku isi kwarabaye. Ikigaragaza ko isi mu myaka 5 irabirimbutse. Kugotwa kwa mbere kwarabaye. Ubu inama nabagira muri iyi myaka 5 ni musohoke mu mijyi ikomeye, kubera ko nayo igiye kugira gute, igiye kurimbuka. Yego, mwambajije muti ese agahembe gatoya kavugwa hano muri Danieli igice cya 8 umurongo wa 9, ako gahembe nakaye. Iyo bavuga agahembe gatoya kazakura kakazamuka kagakuraho igitambo gihoraho, kagakura n'ingabo mu ijuru n'inyenyeri, kakabikubita hasi kakabisiribanga, baba bavuga Roma nyirisitu, cyangwa baba bavuga papa. Papa Farasisi niwe wabikoze, kandi koko urebye n'amateka niko bimeze. Reka dusome muri Danieli igice cya 8 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo ako gahembe karakura kaba kanini, ngo kagenda ngo kerekeye hehe, kagenda kerekeye ikusi n'iburasirazuba, no mu gihugu kigize gute, gifite ubwiza. Icyo gihugu gifite ubwiza ni ikihe? Ni Amerika. Icyo gihugu gifite ubwiza ni Amerika. Yego, niko ubuhanuzi buvuga, kandi koko ako gahembe kazazamuka kakagera hejuru, kagahindura, kagakuraho ibiri mu ijuru, kakabimanura n'abamarayika, kagafata n'inyenyeri, kagakuraho mbese kagakuraho n'igitambo gihoraho. Ako gahembe ni Roma nyirisitu. Urumva yuko muri iki gihe papa niwe usigaye wihanisha abantu. Nimba wakoze icyaha ukajya mu ntebe ya penetensiya, bakaguca ikiru, wenda nko kuzajya uvuga za rozari cyangwa se ukavuga amasengesho cyangwa ukavuga amashapure, ngo icyo gihe ibyaha ubu bibabariwe. Urumva ko ari we wakuyeho iki? Igitambo cya Yesu Kristo. Noneho asigara ari ubabarira ibyaha, kandi igitambo cya Yesu Kristo aba ari cyo kigira, aba ari igitambo cya Yesu Kristo, ubundi nicyo kitukuraho ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo, kuko Yesu niwe wadupfiriye kugira ngo ibyaha byacu bigire gute, bibabarirwe. Ariko papa niwe ukubwira ati icara hariya nkubabarira ibyaha byawe, ari uko nkuciye ikiru, ari uko ukoze amasengesho, ari uko usomye amashapure, ari uko baguciye nk'ikiru kumara wenda nko kuzamara ukiyiriza ugasenga
bagasenga, mbese ni ukuvuga ngo ni ikiru, cyangwa se bakazana ibi bya purigatori, ngo ibyaha byawe nibiba byinshi ngo uzaca muri purigatori, ngo ibyaha byawe bigende bigabanyuka. Ubwo urumva ko baba bakuyeho cya gitambo cya Yesu Kirisitu yadupfiriye ku musaraba. Iyo bakubwiye ngo uzaca muri purigatori kugira ngo ibyaha byawe ubibabarirwe, ubwo baba bahakanye yuko igitambo cya Yesu Kirisitu kitagize gute, kidahari. Niyo mpamvu rero mu buhanuzi uko basobanura, bavuga ngo bakuyeho igitambo gihoraho, nicyo cya Yesu Kirisitu Papa Farasisi yakuyeho, ariko n'abapapa bamubanjirije nabo bakuyeho icyo gitambo gihoraho. Ubwo rero abambazaga ku mbuga nkoranyambaga bambaza ati kagahembe gatoya ni iki? Kagahembe gatoya ni ubupapa, niko Papa Francis. Yego, ni nabyo dusanga hariya muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 25. Muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 25 haravuga ngo nuko uwo mwami azabona imbaraga kandi azanakuraho ibihe n'amategeko. Iyo bavuga umwami wakuyeho ibihe n'amategeko baba bavuga papa, kuko papa niwe wakuyeho itegeko ry'isabato, itegeko rya 4 ry'isabato, arisimbuza icyumweru cy'inyamaswa nyine, ni ikimenyetso cy'inyamaswa nyine. Ni ukuvuga ngo papa niwe wahinduye ibihe n'amategeko, kuko itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana ryaravugaga ngo urajya weza umunsi w'isabato nyine ari uruhuka aho ari usenga. Noneho papa ahita ahindura wa munsi w'isabato awuhindura icyumweru. Papa rero niwe wahinduye ibihe n'amategeko. Yego, reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu igomba kurimbuka mu myaka 5. Imyaka 5 iyi si igomba kurimbuka ku buryo nta kintu na kimwe kizasigara kuri iyi si. Iyi si zarimburwa n'umuriro, iyi si bazayezesha umuriro, hahita habaho ijuru rishya n'isi nshya. Nta kimana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo. Amosi igice cya 3 umurongo wa 7. Ni ukuvuga ngo icy'Imana izajya ijya gukora cyose izajya ibanza ihishurire abantu bayubaha. Ni nako Nowa yarababwiraga ati mu minsi 120 Imana irarimbura isi, iyirimbuza amazi. Abantu banga kubyumva. Nowa akazajya azinduka ababwira ati nyamara dore iyi si igiye kurimbuka kandi Imana igiye kuyirimbuza umwuzure. Abantu baravuga ngo iki gisaza cyarasaze. Kugeza aho iminsi 120 yageze, nubwo Imana yongeyeho n'indi minsi mikeya kugira ngo hagire abakeya baboneka bajya mu nkuge, kubera ko Imana ijya yongeraho n'akaye. Kuri ya minsi 120 Imana yongeyeho indi minsi mikeya, ariko n'iyo minsi mikeya ntabwo binjiye mu nkuge. Barinze barimbuka nubwo Imana yabongereyeho iminsi. Ariko natwe nubwo dufite imyaka 5 yo kuba turimbutse, iyi si irimbutse ikarimbukana n'ibyayo byose, inyamaswa, amatungo, abantu, nk'uko Yeremiya yavuze ngo isi n'ibiriho yose izarimbuka, abatuye isi bazapfa nk'isazi. Ni ukuvuga ngo mu myaka 5 iyi si irarimbuka, yaba inyamaswa, amazu, amatungo, abantu, ku buryo iyi si irarimbuzwa umuriro, irezeshwa umuriro, hakabaho ijuru rishya n'isi nshya, icyaha kikarimbuka kikavaho by'iteka ryose. Yego, niko mu buhanuzi n'ubundi bivuga, kubera ko Imana hari igihe ishyiraho iminsi kandi yarangiza ikongeraho n'agahe. Yego, murabizi ko n'ab'Inenevi Imana yari yababwiye ko mu minsi 50 Imana iri bugire gute, iri burimbure Nenevi. Yona akazajya agenda abwira Nenevi, ababwira wa murwa nyine wa Nenevi, awubwira ati mu minsi 50 Imana irabarimbuza umuriro. Akibivuga, Imana ibonye ukuntu abanenevi baciye bugufi bagasenga Imana bakiyiriza, Imana ibongerera agahe ko kurama. Ibongereye agahe rero, ab'Inenevi nibihana, baza kwibagirwa ko Imana yabababariye, barongera basubira mu byaha by'ubutinganyi n'ubugome n'iki. Ukomeje imbere rero urenze igitabo cya Yona, uza gusanga Nenevi yararimbutse kubera kwibagirwa ko Imana yabongereye agahe. Ariko nubwo Imana igiye kurimbura isi mu myaka 5, Imana igiye kurimbura isi, iramutse itwongereye agahe ko kubaho, ikatwongerera agahe ko kurama, ndakubwiza ukuri, mpagaze nk'umuhanuzi uvuye ku Mana, mpagaze nk'akanwa k'Imana, ndakubwiza ukuri ko tutarenza mu mwaka w'2031. Imana nitwongerera agahe ntago tuzarenza mu mwaka w'2031.
iyi si yacu igiye gutangira irimbuke ku buryo abaperezida hirya no hino n'abami hirya no hino iyi babuloni dusanga mu byahishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere avuga ngo kurimbuka babuloni irarimbutse kandi irimbutse mu isaha imwe. Iyo bavuga babuloni irimbutse mu isaha imwe baba bavuga iyi si yacu rero irarimbutse, ni nayo babuloni dusanga. Ubundi babuloni baba bavuga isi hariya mu byahishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere bavuga ngo babuloni irarimbutse, baba bavuga kurimbuka ku isi kandi igomba kurimbuka mu gihe gito cyane. Yego babuloni rero nitangira kurimbuka ariyo iyi si yacu uyu mudugudu ukomeye twiyubakiye nutangira kurimbuka, bazahita begera Papa Francis bamubaza ati we Papa Francis uko watubwiye ko iyi si itazarimbuka, ko iyi si izaba nziza none ikaba irimo kurimbuka, ni ukubera iki iyi si irimo kurimbuka kandi waratubwiye mu gitabo cya Laudatus wanditse waratubwiye ko iyi si itazarimbuka ahubwo ko iyi si izaba nziza. Papa rero azabura icyo avuga. Icyo gihe Papa bazamufata bamurimbure bamutwike kubera ko azaba ari umutambyi wa Satani. Niko amateka avuga, bisume mu byahishuwe igice cya 17 ngo Papa Francis azategekana n'abami 10 kumara isaha, ariko nibagenzura bagasanga ibyo yababwiye mu gitabo cya Laudatus bitabayeho, yasi nshyashya itabayeho ahubwo isi irimbutse, bagasanga yarababeshye mu gitabo cya Laudatus, ngo bazamufata bamutwike. Niko bivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17 uhere ku murongo wa 12. uraza gusanga ariko bibiri yivuga. Ni ukuvuga ngo rero iyi si yacu igiye kurimbuka. Babuloni ni muyisohokemo. Abantu benshi cyane basinze inzoga z'i Babuloni, basinze ubutinganyi, basinda ubugomo, ubwicanyi, ubugambanyi, nk'izi ntambara za M23, izi ntambara z'Uburusiya na Ukraine, basinze inzoga z'i Babuloni. Babuloni rero igiye kurimbuka nk'uko tubisanga hano mu byahishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere, kandi igiye kurimbuka mu myaka 5. Babuloni rero ni muyisohokemo kuko igiye kurimbuka. Reka dukurikirane iyi ndirimbo, turagaruka mu kanya.